aya magambo ni inkingi ikomeye yo kwizera kw'abakristo. Umusingi cyangwa se umutima, fondasiyo yo kwizera kwacu ni Yesu Kristo muzima. Yesu Kristo wazutse niwe buye ry'ifatizo. Nakomeje gutekereza ku mazu ya kera, niyo nkingi ya mwamba, niyo nkingi yo kwizera kwacu. Yesu muzima. Mu byanditswe rero byera twasomye ari mu isezerano rya kera, tusangamo Pasika. Pasika y'Abayahudi, y'Abayuda. Naho mu butumwa bwiza twasomye hari Pasika y'Abakristo. Ari Abayuda, ari n'Abakristo, uwo munsi niwo shingiro ryo kwizera kwabo. Pasika y'Abayuda kuri bo ni umunsi mukuru wategetswe n'Imana ubwayo. Ni umunsi washyiriweho kwizihiza gucungurwa kw'Abisirayeli no kwibutsa abantu ibyo Imana yakoze. Iminsi mikuru ni ikintu cy'ingenzi natwe kitwibutsa buri mwaka iby'Imana yadukoreye. Abisirayeli nk'ubwoko bw'Imana, Pasika ibibutsa ko ubuzima bwabo bushingiye mu gikorwa cyo gucungurwa n'Imana. Mu gihe mu ngo z'Abanyegiputa hapfaga abana b'imfura, muri buri rugo rw'Abisirayeli bo bari babwiwe ko babaga umwana w'intama cyangwa se w'ihene udafite inenge. Amaraso y'uwo mwana w'intama cyangwa se w'ihene bakasiga ku nkomanizo zombi z'umuryango no mu ruhamo rw'umuryango. Hariwe ni inkomanizo twavuga ku bizingiti bibiri na hariya hejuru, ubanza ubu ngubu bahita muri rento yo ku muryango. Naho ngaho noneho ayo maraso marayika murimbuzi ubwo yazengurukaga mu gihugu, iyo yageraga ku rugo cyangwa se ku nzu hasizeho amaraso ku rugi, yanyuraga aho ngaho, yarahanyuraga aho muri urwo rugo bose bagakira, ntacure umuborogo. Abo bana b'ihene cyangwa se abana b'intama badafite inenge bapfuye mu cyimbo cy'abana b'Abisirayeli. Urupfu rubanyuraho ntirwabahitana. Ngiyo Pasika. Pasika bisobanura kunyurwaho, kuberekerwa n'ibibi bikagucaho, wowe ugasigara amahoro. Ayo maraso y'umwana w'intama cyangwa w'ihene utariho inenge ashushanya amaraso ya Yesu yatuviriye agapfa ku bwacu kugira ngo tutarimburwa, ahubwo duhabwe ubugingo kubwe. Pasika ni umunsi wibutsa ko Uwiteka Imana yabacunguye ibavanye mu buretwa muri Egiputa. Ni umunsi wibutsa ko babohowe n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka Imana. Muri
Isirayeli iyo barimo kwizihiza Pasika botsa inyama bakazirisha imitsima itasembuwe n'imboga zisharira. Botsa inyama nk'ikintu kibibutsa uko batunganyaga ibyo kurya basohoka bagenda bari mu rugendo badafite gakondo, bameze nka ba mukerarugendo, bameze nk'abashumba n'inzererezi. Kandi bagombaga kuzotsa kugira ngo icyo gikorwa kibatandukanye n'amahanga abakikije, kuko ngo bo iyo babaga barimo kuramya ibigirwamana byabo baryaga inyama mbisi zivanze n'amaraso. Bo rero bari babujijwe kuryana inyama amaraso. Izo nyama zokeje bazirishaga imitsima itasembuwe, ibibutsa uburyo bavuye mu buretwa mu buryo butunguranye huti batazarira. Uburetwa muri Egiputa bushushanya uburetwa bw'icyaha. Natwe rero tugomba gusohoka vuba vuba huti tutazarira mu byaha. Mbere yo kwizihiza Pasika, umuyuda w'umunyedini abanza ngo gukora ikimenyetso cyo gushakashaka, cyo kuvana umusemburo mu nzu ye. Ngo bareba uduce tw'imigati twaba turimo bakadusohora. Kubera iki? Kubera yuko umusemburo ni ikimenyetso cy'icyaha, ni ikimenyetso cy'ubuyobe, ni ikimenyetso cyo gukora nabi. Umusemburo ni ikirangantego cy'ibitekerezo bibi, cy'ibinyoma, uburyarya, ibikorwa bibi, ubuyobozi bubi, igomwa, ubugome, umutima mubi. Pasika rero ni umunsi wo kugendera kure ikibi cyose, kandi ni umunsi wo kugendera mu kuri no kwimakaza ubutabera. Inyama zokeje kandi bazirishaga imitsima itasembuwe, bakarenzaho imboga zisharira. Imboga zisharira zabibutsaga imibabaro y'ubwoko bw'Imana bagiriye mu buretwa, bikabibutsa yuko Imana yabakujeyo ukuboko gukomeye nk'uko nabivuga haruguru, bakibuka imbaraga z'Imana zabakuye mu buretwa bakagera mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kuzirya ni ukwiyibutsa imyaka y'uburetwa babayemo bari mu bihe birura no mu bihe bibashaririye. Pasika kuri twebwe abakristo natwe ijambo ry'Imana ritwereka ko turi mu gihe igihe dufite hano ku isi turi mu ntambara, twari mu bubata bwa Satani, ndetse n'ubu hari abakiburimo. Dukikijwe
n'ubuhenebere bw'ibyaha n'ubupagani bukabije. Ikibi kiratwagirije, dukeneye ubutabera. Ubuzima tubayemo benshi turashaririwe, dukeneye umucunguzi, dukeneye kubisohokamo. Nyamara uyu munsi ni umunsi twibuka ko natwe kugira ngo turokorwe, umwana w'intama utagira inenge ari we Yesu yatambwe ku bwacu inshuro imwe gusa ihagije. Iyo umuntu asomye neza mu byanditswe byera, usanga muri ibyo bihe bya Pasika y'Abisirayeli cyangwa se y'Abayuda, ari nabyo bihe bafatiyemo Yesu, baramubamba, bamwica urupfu rw'agashinyaguro. Gusa urupfu ntirwamuheranye. Haleluya. Kristo yarazutse. Kwizihiza izuka rya Yesu niyo Pasika kuri twebwe, kuko Pasika yacu ni Yesu Kristo muzima. Kuzuka bye niyo nkuru nziza igomba kubwirwa abatuye isi yose, kandi ndibwira ko ku isi yose ubu ngubu niyo nkuru nziza ihari. Inkuru nziza yo kuzuka kwa Yesu Kristo umucunguzi wacu niyo marayika, nkuko natangiye mbivuga, yabwiye abagore bari bazindukiye ku gituro mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 ariho cyumweru. Gusa usomye imirongo ya mbere wakibaza uti ariko abo bagore ni bande? Uretse ko igisubizo tukibona ku murongo wa 10. Ariko abo bagore bari benshi, bavugamo hano 3 ngo n'abandi. Umwe ni Mariya Magadalena, uwo Yesu yari yarirukanyemo abadayimoni 7. Undi ni Yohana, umugore ngo w'igisonga cy'umwami Herode witwa Kuza. Undi ni Mariya nyina wa Yakobo. Yakobo yari umwe mu ntumwa za Yesu Kristo. N'abandi batavugwa. Aba bagore ni abagore bamwe bavugwa mu ijambo ry'Imana, bubaha Imana, bubahaga Imana. Ni abagore bakundaga Yesu. Ni abagore barahaye Yesu umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Ni abagore b'intwari, nimba wabivuze, ni abagore b'intwari bakurikiye Yesu, bavana nawe i Galilaya, ku musaraba baragenda, bambonaho Yesu barimo bamubamba. Mu guhambwa bari bahari. Babaye n'abambere kumenya ko Yesu yazutse. Babana bambere, haleluya, babana bambere bo kugenda bagatangariza babigishwa 11 ngo n'abandi yuko Yesu yazutse. Haleluya. Kubana na Yesu ahantu hose, n'igihe cyose, igihe cyiza n'igihe kibi. Bantu babanye na Yesu igihe cyiza n'igihe kibi. Baba bambere kumenya ko yazutse no gutumwa kujya gutangaza yuko yazutse. Bavandimwe, urugendo
mu buzima bwanyu mwagenze, wageze ku musaraba, ubona aho Yesu bamubamba, wagenze ugera aho kumva ye bamuhamba. Uyu munsi ijambo ry'Imana kandi umwuka w'Imana yashatse yuko mbatangariza ngo Kristo ni muzima. Haleluya. Jana nawe iyo nkuru uyitangariza abandi ko Yesu yazutse, yuko Yesu ari muzima. Nsoma aya magambo naje kwibaza ngo niki cyagaruye bari abagore kumva ya Yesu. Igihe bari barimo n'inshuti za Yesu cyari igihe gikomeye, cyari igihe cy'amarira, bari mu mibabaro, baracitse intege, bihebye, nta cyizere cyo kuzongera guhura nawe ari muzima. Aba rero bagarutse kumva ya Yesu kumugaragariza urukundo bamukundaga n'icyubahiro bamuhaga. Ikindi kirimo ngo mu muco w'Abayuda iyo bajyaga gusura imva, iki gihe cyari ikimenyetso cyo guhamya yuko umuntu uri mu mva ari umukiranutsi, nta cyaha yakoze. Haleluya. Yesu ntiyapfuye kubera ibyaha, ahubwo yapfuye kugira ngo aducungure. Kuko iby'urupfu rwa Yesu no guhambwa kwe nk'uko nawe maze kubivuga bari barabikurikiranye. Ndetse n'ikindi iyo dusomye mu butumwa bwa Yohana igice cya 19 umurongo wa 39 kugeza kuri 40, tubona yuko babonye Nikodemo na Yosefu bahamba Yesu, ngo bamuzingazingiye mu myenda, bavangamo n'ishangi ngo ivanze n'umusaga. Byari bihumura neza, Nikodemo yari yatunganyije. Ngo kuremera kwabyo kwari gufite ibiro 50, bivuga ngo byari by'agaciro gakomeye, ibintu byakorerwaga igihe babaga barimo bahamba umwami. Ibyo bari barabibonye. Ariko kubera ko igihe rero cyabaye kigufi, mu gihe bahambaga Yesu, isabato yari igiye gutangira. Igihe kiba kigufi, ntibashobora nabo kugura ibihumura neza, basubira iwabo bajya gutunganya iby'umuhango n'imigenzo by'isabato. Isabato irangiye, babona noneho uburenganzira bwo kujya kugura nabo ibihumura neza, kugira ngo nibucya baze basohoze iby'umugambi bari batahanye wo kugira ngo bamusige nabo ibihumura neza. Nyamara bavandimwe, mujya mu soma y'amagambo, kugira ngo bahagere ntabwo byari biboroheye. Ku munwa w'imva hari igitare kinini, ngo cyaterwaga n'abagabo, kandi bagiye nta bagabo bafite ngo baze kukibateruza. Imva ya Yesu yari irinzwe cyane, nta cyizere bari bafite ko bari buze kugera ku murambo wa Yesu.
iyo witegereje neza ugasoma nuko ngo bagiye nta icyizere cy'uko inyigisho Yesu yari yarababwiye yuko azapfa agahambwa akamara iminsi 3 kuwa gatatu akazuka, yari yarasinziriye kuko nyuma baje kubyibutswa noneho bibongerera imbaraga. Bari bagiye rero gusiga umurambo wa Yesu bihumura neza no kusigasiga gutangirika. Bageze kumva ya Yesu, bya bibazo bibazaga nta na kimwe bahuye nacyo. Basanze imva irangaye, nta musirikare ubakumira, imva irimo ubusa. Izo nzitizi baje batekereza zibibye mu bitekerezo gusa. Hari abazita ko ari baringa, byari nk'abaringa, bajya kugenda bakabona igitare, turagera tuniramo gute, bakabona umusirikare, ariko bagezeyo basanga nta uhari, binjira nta nkomyi. Uru rugendo ni urugendo rwawe mu Kristo, ni urugendo rwanjye. Ntabwo nzi ikikuremereye, ariko buri wese hano afite ikimuremereye. Sinzi ikintu wagere cy'igitare ubona gishikamira Yesu ntabe yashobora kuvamo, kuko niko babitekerezaga. Hari ibintu bishavuje abantu, bibababaje, bibubuza amahoro. Nukuvuga ngo hano uru rugendo bagenze n'ibibazo bibazaga nibiri mu buzima bwa buri mu Kristo, biri mu buzima bwacu. Bavandimwe, nasabye kugira ngo uwo munsi Umwuka Wera akubwire ngo komeza nawe urugendo. Bya bintu byagomba kugusubiza inyuma, komeza urugendo imbere. Yesu yarangije gukuraho cya gitare. Haleluya. Bagiye basanga imva iraranga, igitare kiri hariya hirya. Uri kumwe na Yesu, bya bindi bikuruhije bigukomereye yarangije kubikuraho. Komeza gusa urugendo. Inzira tujyanamo na Yesu ni inzira nyabagendwa. Haleluya. Inyurwamo ngo n'abacunguwe. Ni inzira irimo amahoro, ni inzira irimo kwishyira ukizana, ni inzira irimo yo kuturwa ibituremereye. Gera kuri Yesu gusa, atari umuhango, atari gupfa kubivuga, ahubwo ugere kuri Yesu. Bya bindi byari bikubiremereye urasanga byavuyeho. Haleluya. Harimo kuneshwa kw'imbaraga za Satani. Bariya zari ingabo ziri hariya zigomba gukumira, ariko ngo muri Matayo niho tubona ngo marayika w'umwami amanutse haza igishyitsi, bagira ubwoba, bamera nk'abapfuye. Na hano basanze abantu bagomba kurinda iriya mva ntabahari. Haleluya. Uko rero Imana itatereranye bariya abagore ikaza kubabonekera, niko nawe itagutererana. Bana na Yesu mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Haleluya. Haleluya.
bya bindi byose biranesheka. Tugeze ku butumwa bw'abari abagabo babiri. Bari abagabo bari bande? Bagenzwaga n'iki? Abo bagabo bakugendereye uyu munsi mu rugendo nawe wakoze ni bande? Baragenzwa n'iki? Hano aba bagabo bari bazanye inkuru y'ihumure. Abagore bari batari bamenye, ariko niki gitumye mushakira umuzima mwapfuye? Ntari hano yazutse. Nimwibuke ibyo yavuganye namwe. Iri jambo ni ijambo bumvise batari biteguye kumva. Bo babazagaho umurambo wa Yesu uri. Babarizaho uherereye, niba hari ahantu bawujyanye. Nubwo batungurwa no kumva ngo bashaka yazutse. Yesu bashaka ni muzima. Yesu bashaka ni wa wundi wabwiye ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, ni muzima. Muzima ufite, niwe ufite isoko y'ubugingo muri we. Uwo rero ntari mu bapfuye, yarazutse, ni muzima, yatsinze urupfu. Imva ntiyamuheranye, irarangaye. Cya gitero cyari ku munwa w'imva nticyamuhejejemo, kugira ngo na ba basirikare bari bahari bagende bavuga inkuru y'impamo ngo mu mva ya Yesu harimo ubusa. Haleluya! Yazutse, mu mva ye harimo ubusa. Nabaye abandi bagende babizi. Ntabwo byari binaniye Yesu kugira ngo abe yahita icyo gitare gisigareho, ariko imva isigaye irangaye kugira ngo n'abamurwanya n'abamwishi babitangaze babibone. Iyazuye Yesu yabarushije imbaraga. Bimwe bigutera ubwoba, bimwe biguhindisha imishyitsi, iyazuye Yesu ibirusha imbaraga. Iyazuye Yesu ibirusha imbaraga. Urabyemera? Urabyemera? Imana ishimwe. Mu butumwa bw'aba bagabo turasangamo, nk'uko namaze kuvuga, ijambo ry'ihumure ko Yesu yatsinze urupfu. Yesu ni muzima. Yesu ibyo yababwiye ni ukuri. Yababwiye ko azagambanirwa, agafatwa, bakamwica, bakamuhamba. Ibyo barabibonye n'amaso yabo. Muri icyo gitondo rero nanone kuzuka kwa Yesu basanze, nk'uko yarabwiye ko ku munsi wa gatatu azaba yazutse, basanze yazutse. Ingoyi z'urupfu yaraziciye, ntirwamuheranye. Imana yaramuzuye. Yesu yazutse, ni muzima, niwe soko y'ubugingo bwawe, bwanjye, ubugingo bwacu. Haleluya! Haleluya! Yesu muzima niwe soko y'ubugingo bwanjye.
niwe soko y'ubugingo bwacu abamwizera twese. Abo bagore bamaze kwibutswa ibyo Yesu yababwiye, ibyo umwami Yesu yababwiye, bashubijwemo imbaraga, bajyana inkuru nziza guhumuriza abigishwa be 11 n'abandi ko Yesu yazutse. Bagenda noneho bishimye, banezerewe, bavuye mu mva, basigamo wa mubabaro kagahinda, bazamukana umunezero. Haleluya! Yesu yazutse, Yesu yazutse. Haleluya! Mumukomera amashyi. Haleluya! Mumwongera amashyi, yazutse. Ariko ngo baragenda babibwira abigishwa bati, mwabagore muri indondogozi, muri indondogozi. Aho niba buri mu bavuga ni indondogozi bari abantu, ariko nukuri Yesu ni muzima. Niwe bugingo bwanjye, niwe bugingo bwawe, niwe bugingo bw'abamwizera bwese. Haleluya! Pasika itubere umwanya wo gusubizwamo intege no guhagurutswa no kwamamaza iyi nkuru nziza y'agakiza. Petero ngo abyumvise arirukanka ajya ku gituro, arunama, arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, bimubera ikimenyetso ntakuka ko Yesu yazutse. Haleluya! Bareba imviri mu busa, basangamo imyenda. Haleluya! Imyenda yarimo. Iyo babara abantu bamwibye bari gutwara n'iyo myenda, ariko basangamo iyo myenda, ngo kimubera ikimenyetso ntakuka yuko Yesu yazutse. Mu bugingo bwawe harimo iki gihamya ko Yesu ari muzima? Mu baturanyi bawe harimo iki gihamya ko Kristo ari muzima? Uramenye udakomeza gutsikamirwa n'igitare ngo iyi Pasika igusige ukiremerewe. Ngo amaze kubibona rero ibyo ngibyo, asubiriwe atangazwa n'ubutware n'ubushobozi bw'ibyo Yesu yagiye avuga yuko byagiye bisohora. Amena. Hari icyo nawe yakubwiye kizasohora cyangwa se cyarasohoye. Haleluya! Pasika y'Abisirayeli, intego yabo nk'uko twabibonye ni ukubibutsa ko batabawe bagacungurwa, ibibutsa kandi ko bakuwe mu buretwa bw'abahetamishaga. Pasika nk'abakristo itwibutsa ko twabatuwe tugacungurirwa gukurwa mu byaha. Ubu tukaba tugenewe kugendera mu mudendezo w'abana b'Imana, dukora ibijyanye n'ubushake bw'Imana, kandi atari kuri uyu munsi mukuru wa Pasika, ahubwo ari ikintu duhora twibuka buri cyumweru. Haleluya! Ukuje ku cyumweru ibuka ko Kristo ari muzima. Haleluya! Kandi n'igihe cyose tugiye ku ifunguro ryera, tugomba kuzirikana umubiri n'amaraso n'urupfu by'umwami wacu, n'imibabaro
yanyuzemo kugira ngo aducungure. Iyi Pasika itubere umwanya wo gusubiza hamwe intege no guhagurutswa kwamamaza inkuru nziza ko Kristo ari muzima. Pasika itubere kugendera kure ikibi cyose kandi tubere iyo kugendera mu kuri no kwimakaza ubutabera. Pasika itubere ibihe byo kongera kwibuka no kwibukiranya amasezerano twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntimuterwe ubwoba n'ibitero bya baringa bya Satani. Iyazuye Yesu ibirusha imbaraga. Niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Irinde kongera kubambisha umwami wawe yapfuye rimwe gusa kandi birahagije kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka. Kristo wazutse niwe soko y'ubugingo bwawe, yose y'ubugingo bwacu. Yarazutse ni muzima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.